Haleluya, haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza nk'uko mumenyereye nyine ni Parabasi Jean Pasteur mu kiganiro cy'iyobokamana cyangwa se mu guhugurana abakristu cyangwa se no kubwiriza abapagani bose kugira bamenye ubuntu bw'Imana. Mwibutse neza ko wajya no kuri YouTube channel yanjye ugakora subscribe. Mfite amacana abiri ni Parabasi Jean Pasteur. Iyo ni ya mbere ijyama video asanzwe, indirimbo zisobanuye, ibiganiro by'ubwenge n'andi ma video byose. Ariko akaba n'indi y'umwihariko bita Parabasi Jean d'Amour. Yo ijya ijambo ry'Imana n'indirimbo z'Imana gusa. Izo zose rero ugomba gukora subscribe kugira ngo niza na updatinga video itikugeraho kanya. So aka kanya rero tugiye guhugurana, mfata impande zombi ku bapagani no ku bakristo bose, aho hose ndakora. Aho hose ndafata nabo ngenda ngo nihere ku bakristo gusa cyangwa se njye ku bapagani, ujya hose n'uguhugura, hose n'ukwibukiranya. Buriya ijambo ry'Imana ni ikintu cyikorera. Twe turarivuga tukigendera rigasigara ryikorera ibyaryo. Ntabwo ndaza ngo rwose nza n'ubuhiri mu byati umva bwizera Imana, kuko rwose turamutse tugiye kubwiriza tunakoresha n'ubuhiri twabamara. Abo twe turavuga tukikomereza. Uwumva kumva bese Mwuka Wera agasigara akora ibyiwe. Ijambo ry'Imana ikagutsinda ukaba wahagurukanye vuba ati ngiye kwihana. Ntabwo tuzakoresha gato rero. Ndavuga buriya ijambo ry'Imana, umuntu uvuga ijambo ry'Imana buriya ntabwo umuntu wari wese wavuga, umuntu wari wese cyangwa umukristo wese yashobora kuvuga ijambo ry'Imana. Kuvuga ijambo ry'Imana bisaba kugira ute, gushira amanga, kandi kuba ufite ikisi, kuba ufite ibimenyetso, ufite gihamya muri wowe kumenya ngo Imana koko irakora. Utazabona nicaye hano mvuga ijambo ry'Imana ndimo ndakwibutsa ukumva ko bese Imana mvuga nayizi, Imana mvuga ndayizi. Gukora kw'Imana ndakuzi, ibitangaza by'Imana ndabizi. Niyo mpamvu mba nicanga nkubwira. Wowe rero ushobora kunseba ati umuntu aravuga iki, yo n'umusazi. Ntabwo nakurenganya kuko ndi umusazi imbere yawe. Ndi umusazi. Ariko buriya abazi icyo mvuga bo basha kubimenya. Cyangwa se nawe nubwo utabizi, Mwuka Wera azagusanga umunsi umwe. Ati Parabasi yigeze kuvuga atya, ijambo nakubwira ikugarukeho. Rega nanjye siko nari meze mbere. Ijambo ry'Imana ntabwo numvaga ibisobanuro byaryo, ntabwo nabashaka kurisobanukirwa neza. Ntabwo nabyumvaga bwa mbere, ndabyibuka bwa mbere nkibona Bibiliya mu maboko yanjye giwe. Nshobora kuba ndi umuntu wa mbere sinzi wenda umubare w'abantu, ariko nshobora kuba ndi umuntu wasomye Bibiliya mere ku rupapuro rwa mbere ndayihenura. Nahere ku isezerano rya kera mpenura ku isezerano rishya. Nta rupapuro na rumwe nsimbutse, nta murongo n'umwe nsimbutse, byose ndabisoma ndahenura. Genda umuntu ukunda gusoma ibitabo bitandukanye turetse ibintu bya Bibiliya kuva na kera. Utumva ngo nasomye Bibiliya ndayirangiza, utumva ngo nayisomye ndi umukristo, nari umupagani, nari n'umushumba, nari ndagiye, nakundaga kuba ndagiye inka. Nkaba ndimo ndasoma Bibiliya, ariko uburyo nayisomaga gipagani. Ntabwo nayisomaga nk'umukristo nyine, ntabwo nari nzi iby'ijambo ry'Imana rivuga, numvaga ari nk'ikisi. Bitewe nasomye udutabo twishi tw'imigani ya Kinyarwanda, numvaga na Bibiliya nayo imeze nk'imigani. Hari igihe nasomye ijambo ry'Imana ngo bati ngo kwambuye ibyawe ngo ntuzabimwaka ukundi. Abantu nkasesengura hati gute umuntu anyatse ibyanjye ngo simbimwaka, kubimwaka gusa ntamudishe se, numvaga ari bidashoboka. Nasoma ijambo ry'Imana nkamva ati gukubise umusaya w'iburyo mu kuhindura n'uwakabera naho cobeke mu rushyi. Kuko hatse umwitero ntuzamwimira ikanzu, nkibaza se azanjyana umwitero hanyuma nimwana ikanzu nsigaye nambaye ubusa. Nasomaga ijambo ry'Imana nyine nk'umushumba nyine, nari umushumba ntabwo nari zisobanukiwe. Akanya rero hano wumva ijambo ry'Imana nk'abashumba, bese ukamubwira ijambo ry'Imana bese nyine akaryumva gishumba. Ariko ntukamurenganya, Mwuka Wera bataramusanga uramwihorera. Ndabyibuka n'ubundi nabwo ngiye maze kujya muri ADPR, ni idini nasengeyemo ntazi ko nzarisengeramo, nta n'ibyo natekerezaga. Sinenzi ko nzasinya muri ADPR n'umunsi n'umwe. Njya no kuhasengera ntabwo nari nzi ko ari muri ADPR, nari nukasa amadini menshi cyane. Njyamo ariko nkabona ntabwo bivamo, Umwuka Wera akabyanga neza. Ndabyibuka igihe kimwe hari idini nagiyemo, ngiye gusenga ubwo nari ndashaka kwihana nyine kugira ngo mbe umukristo wa nyawe. Ninjiye mu iryo dini
umupasiteri umubwiriza butumwa arabwiriza arangije ati ngumva ngo haguruka usome abantu batatu, nkabona umuntu aturuka nk'iraraza amabizo yo ku matama, amabizo yo ku midomo, nkadaha bati ibi n'ibiki ninjiye, mbona birancanga nabati urusengero ninjiyemo, ndasohoka ari ku cyumweru, ndabyibuka uwo munsi nasengeye mu nsengero 3 umunsi umwe, sinzi vuga amazina, narazamutse nabwo njya ku rundi zose murwo ngurwo bitewe n'ibyo nari mabonye, naho njyayo, naho ndasenga isaha imwe, mbona numva umutima ntabwo unyuzwe, numva nta kigenda, ndongera ndasohoka nditarasiriza, nibwo naje kuba muri ADPR nabizi, mbona abantu barasohoka abandi bajya kwinjira, ndabyibuka icyo gihe nambaye n'ikabutura, ikikubwira ko kuri Imana ikora ibitangaza mwa bantu mwe, ubu mbwiye ngo ujye gusenga nambaye ikabutura, sinzi uburyo nagusubizamo, kugira ngo umenye neza ko umuntu ijambo ry'Imana ritarinjira, ngo amenye ngo nditwara ntya, menye ngo ndi umukristo ngomba kwambara ntya, burya baryo ubona bambaye ubusa ntabwo ijambo ry'Imana riba ryabacengeye, umuntu ubona yambaye amamina agera hano hejuru ntabwo ijambo ry'Imana riba ryamucengeye, nta muntu ukizwa wambara ubusa, wapi, ijambo ry'Imana rirakubwiriza, bikubwiriza uburyo ugomba kwambara, reka ntihazagira ukubeshya umuntu afite ijambo ry'Imana muri we mu gihe cyambaye ubusa, gutari ku muntu umbwira ngo ufite ijambo ry'Imana muri wowe wambaye ubusa, mu buhe buryo? Ntabwo bishoboka. Ijambo ry'Imana riba ritarakuzamo, ubu utaraba umukristo wa nyawe, ubu utarizera Imana, ubu utarakurikira Imana, nta muntu wamaze kumenya iby'Imana ishaka, wamaze kumenya icyo Imana ivuga, wiyambika ubusa, wiyambika amamini, wiyambika imyenda iborerana, wiyambika imyenda ifatiriye, wiyambika amapoketi, ntabwo ijambo ry'Imana riba ryakagucengera. Ndabyibuka nani nambaye ikabutura, nambaye nkunda kwambara amawayiti, n'undi yambara, nambaye imyenda kuva hasi kugera hejuru, nambaye amawayiti, ariko ari ikabutura n'amasogisi y'umweru agira mu mavi, n'inkweto z'umweru, n'amarinete, amaso nayapfutse n'inyogosho idasanzwe, n'amashanete hano n'amasaha hano, iki nari maniga, nuri nitwaga maniga, njyaho muri ADPR nkabona abantu bose barandeba bati ya Allah nabatwitse, numvaga nabatwitse, nabumva barimo baraguruka, mbese kuba abantu barandebaga nkabona bose amaso ndiho, numvaga nabakaranze, bose barimo barashya kubera style natuyemo, ariko bari bagize uti, bari bamaze kubona umuntu udasa nabo, babona umuntu usikereye Yesu, ariko ibyo si byo ngira atekerezaga, numvaga nabahumuje, nabakaranze, buriya umuntu nta muntu wiyumva nk'umuntu wambaye nabi,